Ukawera w'Imana manukira ubu, Ukawera w'Imana manukira ubu, mena mbumba nyuzuza nkoresha, Ukawera w'Imana manukira ubu, Ukawera w'Imana manukira ubu, Ukawera w'Imana manukira ubu, mena mbumba nyuzuza nkoresha, Ukawera w'Imana manukira ubu, mena mbumba nyuzuza nkoresha, Ukawera w'Imana manukira ubu, muri ibi bihe bigoye manukira ubu, muri iki gihe cy'akaga mw'isi manukira ubu, n'ukuri mera umbumbe unyuzuze unkoreshe, Ukawera w'Imana manukira ubu. Hari indirimbo yo gusenga ya 336 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Uyu umuririmbyi arimo asenga yuzura umwuka wera, aravuga ngo Mwuka wera w'Imana manukira ubu. Icyambere ubanze umene, kuko hari ibintu bya kera biri muri nge bituma ntagukorera neza. Ubanze ubimene, numara kumena umbumbe, wongere umbumbe nk'uko ubishaka. Haleluya. Hanyuma numara kumbumba unyuzuzemwo ubutumwa bwiza, unyuzuzemwo ibyo ngomba kuvuga, unyuzuzemwo ibyo ngomba kubwira ubwoko bwawe, unyuzuzemwo ibifite umumaro, bigomba kugira umumaro abanyumva, abandeba. Arangije asoza ngo nurangiza unkoreshe. Haleluya. Unkoreshe hirya no hino, unkoreshe mu buryo ubishakamo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabakiriye n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe, amazina yanjye nitwa Amani Daniel. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR mu rurembo rwa Gihundwe. Hanyuma ndi mu itorero rya Kirabyo muri paruwasi ya Kamembe. Imana yashize ijambo ku mutima wanjye ngira ngo tuganireho, mbahaye ikaze. Tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo imbaraga ziri mu kwicisha bugufi. Imbaraga ziri mu kwicisha bugufi. Imana ishimwe. Hari imbaraga ziri mu buryo bwinshi. Hari uburyo abantu bakoramo bufite imbaraga nyinshi, bafite aho bazikomora, ariko noneho tugiye kureba kuri izi mbaraga zikomoka mu kwicisha bugufi kwaranze uwatubanjirije witwa Kristo. Noneho natwe twigire kuri izo mbaraga, hanyuma turebe ko twaramira mu maboko ye, mu biganza bye, twasa nkawe, kubera ko uko bwije n'uko bukeye dushaka gusa na Kristo. Turasoma mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 2 murongo wa 5 tugeze ku wa 11. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 dore ku murongo wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu,
yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. 9. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Haleluya. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Ego, nk'uko urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ruragaragaza imbaraga ziri mu kwicisha bugufi kwa Yesu Kristo umwami wacu. Mu kwicisha bugufi kwa Kristo niko kwatumye ahabwa ibintu bikomeye kubwo kwicisha bugufi. Icya mbere, uyu mwanditsi yandikiye Abafilipi ababwira ngo mugire umutima nk'uhari muri Kristo Yesu. Uyu mutima ari muri Kristo Yesu ni umutima wo guca bugufi. Ibaze umuntu wari umwami, umuntu wari ufite byose. Haleluya. Umuntu wari ufite ubutware, umuntu wari uri mu ijuru, ibintu byose biri imbere ye ari ibye. Ariko Imana ishimwe ngo yemera yemera kwicisha bugufi, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Kwicisha bugufi, uwo ni Kristo. Kwicisha bugufi ni ikimenyetso cyo kwiyoroshya, kwihangana no guhinduka rwose ku ngeso. Imana ishimwe. Biradusaba nk'abantu bashaka kugera ikirenge mu cya Kristo, ikintu cya mbere biradusaba iri jambo ryitwa kwicisha bugufi, ariko tukabikora muri iki kimenyetso kigizwe n'ingero zifatika zigera muri 4. Icya mbere ni ukwiyoroshya. Kabiri ni ukwihangana. Kwiyoroshya biteranyijeho kwihangana, hanyuma ugateranyaho guhinduka, ugateranyaho guhinduka ku ngeso. Umuntu ashobora guhinduka, yes, ariko ingeso zikaguma ari za zindi. Umuntu ashobora kwihangana ariko akananirwa kwiyoroshya. Umuntu ashobora kwiyoroshya ariko kwihangana bikamunanira, guhinduka ntahinduke, n'ingeso ze zikaguma ari za zindi. Ariko dukeneye kwiyoroshya, tukagira no kwihangana, tukagira no guhinduka rwose ku ngeso zacu, kugira ngo tubashe kumera nka Kristo Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma kwicisha bugufi nanone ni ikimenyetso cyo kwezwa nyakuri. Umuntu wicishije bugufi, urabona ko twasanze ko umuntu wicishije bugufi, definition cyangwa icyo bivuze, twavuze ko ari ikimenyetso cyo kwiyoroshya, kwihangana no guhinduka rwose ku ngeso. Urumva ko umuntu wamaze kwiyoroshya akagira kwihangana, agahinduka rwose ku ngeso ze, nimba zari mbi zikaba nziza, urumva ko uwo muntu biroroshye ko noneho yakwezwa nyakuri. Haleluya. Kwicisha bugufi dusanze nanone ni ikimenyetso cyo kwezwa nyakuri. Cya gatatu, kwicisha bugufi ni ikimenyetso cyerekana ingeso z'umuntu ko ari mbi cyangwa nziza.
yego. Iyo umuntu yicishije bugufi, ingeso ze ziragaragara ko ari nziza cyangwa nimba ari mbi. Hanyuma reka akantu nkavugeho gatoya kugira ngo mukumve neza. Ingeso mbi cyangwa ingeso nziza. Iyo umuntu atarahinduka ngo ahinduke rwose ku ngeso ze mbi, ushobora kumukandagira akihangana, yego. Ashobora kwiyoroshya agukeneyeho serivisi, wamukandagira akihangana. Si ibintu bibiri bigendeye icyarimwe, sibyo? Ariko haba akandi kantu wongeraho, kuko atahindutse rwose, agahita kwiyereka, ngiyi ngumi, ngiko gutukana, bya bindi byose, ya kamere ye yose igahita igira gute, ikabyuka, kubera ko atigeze ahinduka rwose. Niho agaragaza ngo rero, iyo umuntu yamaze kuba mwabura buryo butatu cyangwa bune bwitwa kwiyoroshya, kwihangana no guhinduka rwose, muri ubwo buryo butatu, aza gusohora mu kwiyoroshya. Noneho bikagaragara ko ingeso ze mbi yagiraga za kera zarangiye, yahindutse, noneho agira ingeso nziza. Ndagira ngo mbibutse ko dufite ba ngeso nziza ariko batahindutse. Dufite ba ngeso nziza badaca bugufi, ahubwo akora neza kugira ngo dukomeze tumushime, ariko nta gakiza karimo, nta guhinduka kurimo, nta kwiyoroshya kurimo, nta gukizwa ku ngeso ze rwose. Ariko cyakoza mu bantu agaragaza ingeso nziza, ariko uramutse umusanze iwe, ushobora gusanga nta ngeso nziza afite. Ushobora kumusanga ahantu mu bantu b'abagabo bagenzi, ugasanga aciye bugufi, ariko we mu rugo nishindikana yarananiranye. Ushobora kumusanga umubyeyi mu bandi babyeyi aciye bugufi, ariyoroshya, hanze ni umuntu mwiza, ariko mu rugo rwe ugasanga yarananiranye. Ni ukuvuga ngo ni ingeso nziza hanze, ariko iwe nta ngeso afite. Rero kwicisha bugufi tubona kuri Kristo ni ugutuma umuntu ahantu hose mu ijuru Kristo bamwemeje, ageze no mu isi aratwemeza. Haleluya. Ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, ngo yicisha bugufi. Imana ishimwe. Yicisha bugufi, aremera, yicisha bugufi. Imana ishimwe. Ni iki rero gihesha umuntu guca bugufi? Ikintu cya mbere ni Yesu Kristo ubwe. Ibyakozwe n'intumwa gice cya 9:3, tubona igihe uwitwa Sawuli yaragiye kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo ari mu nzira ajya kurenganya, ngo akubitana na Kristo, ngo umucyo mwinshi uramukubita, ngo agwa yubamye, ngo yumva ijwi rivuga ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Ngo nawe arikiriza aravuga ngo urinde mwami ndenganya ngo ngukorere. Ngo aramusubiza ngo ninjye Kristo urenganya. Imana ishimwe. Haleluya. Ako kanya ahura na Kristo, then Kristo agira iki? Aramuhindura. Amina. Ako kanya ngo aca bugufi, akanyenyekea chini ya miguu ya Jesus, aca bugufi ku birenge bya Kristo, arahinduka. Ikindi kintu cya kabiri gihindura umuntu ni ijambo ry'Imana. Nanone isomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 8:29, ubona ngo hari inkone yari irimo iva Yerusalemu, ngo iri mu igare, ngo irimo isoma ngo ibyanditswe, ngo ariko ngo ntiyabasha, ngo akabisoma ariko ntabisobanukirwe. Ngo harimo asoma Yesaya 51, yarimo asoma Yesaya
arimo asoma Yesaya 50, nibyo arimo asoma Yesaya 51 ya 53, arimo asoma Yesaya 53, ngo arimo abisoma ngo ntabyumve neza. Yesaya 53 yarimo asoma iki gice kivuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde, kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejegeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Avuga ngo asuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitwumwubahe. 4, aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. 5, aravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Ngo arimo asoma iki gice cya 53 ngo ntiyabasha kugisobanukirwa. Uwitwa Filipo rero yari ari mu ivugabutumwa, ngo aramugenderera, ngo umwuka wera aramuterura, amukura mu iteraniro yari arimo, amwerekeza muri iyi nzira. Ngo umwuka ngo abwira Filipo ngo egera ririya gare, kubera ko wari uri mu igare ntiyari asobanukiwe ibyanditswe, ntiyari kumva ibiri kuvugwa. Imana ishimwe. Ijambo rigeze kuri iyi nkone, ngo Filipo amaze kuyisobanura icyo byari bivuze, icyo byashaka kuvuga, ngo inkone irafashwa, ngo irangije ibwira Filipo ngo amazi ngariya, igituma utambatiza ni ikihe? Ngo Filipo ngo ava mu igare, ngo abatiza inkone, ngo amaze kuyibatiza Filipo ngo umwuka arongera aramutwara akomeza agenda avuga butumwa. Imana ishimwe. Dusanze rero ikintu cyatuma umuntu aca bugufi, gituma umuntu ahabwa guca bugufi, icya mbere ni Yesu Kristo ubwe mwihuriye, akigisha akanakwemeza uburyo waca bugufi. Cya kabiri ni ijambo ry'Imana ubwaryo, iyo rigusanze, iyo rivuzwe, rishobora gutuma uca bugufi. Imana ishimwe. Umumaro wo kwicisha bugufi cyangwa inyungu ziva mu kwicisha bugufi ni izihe? Mu kwicisha bugufi harimo inyungu nyinshi, nawe hari izo wasanga ukurikije iri jambo uko turi kurisobanura, nawe hari izindi wazana, hari izindi watekereza, hari izindi umwuka yagusobanurira. Ariko muzi umwuka yadusobanuriye iya mbere, harimo inyungu ya mbere, ngo kwicisha bugufi bituma dusabana n'Imana. Kwicisha bugufi bituma tugira ubusabane n'Imana, tukaganira n'Imana, ukumva Imana muri kuganira, kumva Imana muri kuvugana. Imana ishimwe. Kwicisha bugufi bituma tugirana ubusabane n'Imana. Haleluya. Hari ubusabane buri mu kwicisha bugufi. Iyo wicishije bugufi ugirana ubusabane n'Imana. Icya kabiri, bituma dusa na Yesu. Ishusho yacu isa na Yesu. Ntabwo iyi shusho y'inyuma ihinduka ukundi amani nguma ameze gutya, ariko umuntu akandebera muri Kristo akabona asa na Kristo. Imikorere yanjye, imivugire yanjye, imitekerereze yanjye igahinduka, ngasa na Kristo mu mitekerereze, ngasa na Kristo mu mivugire, ngasa na Kristo. Haleluya. Dusa na Kristo. Icya gatatu, bituma umwuka wera abana natwe ibihe byose. Iyo twicishe bugufi, bihesha umwuka wera kubana natwe mu buryo bworoshye, bihesha umwuka wera gutindana natwe. Imana ishimwe. Bihesha umwuka wera kugumana natwe bikemera. Haleluya. Bihesha umwuka wera gutindana natwe. Imana ishimwe. Icya kane, bituma tunesha Satani kuko ari we
mwami wabishira hejuru. Haleluya. Ikintu cya kane kirakomeye, bituma tunesha Satani. Nagira ngo mbibutse ko Satani ikintu cyamukuye mu bwami nuko yishize hejuru. Satani rero ntashaka ko duca bugufi, ashaka ko twishira hejuru kugira ngo tuzahombe ibyiza by'igihugu. Ariko Kristo atwigisha guca bugufi, tukaganduka nkawe, tukemera gusiga iby'igiciro byinshi, iby'inyungu twari kubona mu byaha, inyungu twari kubona mu bidafite umumaro, ariko tugaca bugufi, tugasana Kristo, tukaba tunesheje Satani. Iyo umuntu yicishije bugufi aba anesheje Satani, aba amutsinze, kuko Satani ni umwami wo kwishira hejuru. Cya gatanu, bizana ubumwe hagati yacu abizera. Iyo wicisha bugufi abantu barakwegera. Iyo wicisha bugufi abantu murasabana. Iyo wicisha bugufi abantu bumva banyuzwe, banezerewe no kubana nawe. Iyo wicisha bugufi inshuti ziraza. Iyo wicisha bugufi abera bifuza gusengera iwawe. Iyo wicisha bugufi abera bifuza kukuganiriza. Iyo wicisha bugufi abantu mu inshuti. Iyo wicisha bugufi abantu bakugira inshuti, bakabona uri umuntu w'igiciro. Twicisha bugufi. Imana ishimwe. Ingororano zizanwa no kwicisha bugufi. Hari ingororano zizanwa no kwicisha bugufi. Imana ishimwe. Hari ingororano zizanwa no kwicisha bugufi. Izo ngororano zizanwa no kwicisha bugufi turazireba muri video ikurikiraho. Imana ibahe umugisha, kandi ndizera ko iki kiganiro muzagikurikira kugira ngo dukomeze dufatikanye mu kuzamurana mu kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru, keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe